abantu ubona itandukaniro ry'abakirisitu n'itandukaniro ry'abapagani rigaragara utiriwe ubaza n'umuntu ugahura n'umurokore ukahita ubonaho ibimenyetso bigaragaza ko ari umurokore. Ariko imisengere y'icyo gihe n'imisengere y'ubu ngubu n'imbuto z'icyo gihe n'iz'iki gihe ubibona ute? Nta kintu kitubaho Yesu atatubwiye. Niba ngo mbatumye muri nk'inama mu birura, niba ngo nijyavuga ubutumwa byawe hari igihe uzanarivuga mu gihe kikugoye. Urumva hari uzajya gukubite, hari uzajya gutera amabuye, hari uzajya bagukwene, ari ibyo byose bigamije kugira ngo baguce intege kugira ngo agakiza kawe kagire gute gacogore. Satani yarabinjiriye agenda yinjira ikirokore ba bantu bamwe bati ngiye niba nari indaya nkaba nambara kamini bavuga ko ndi indaya, reka nanjye nambara ijipo ndende. Tubaha ikaze kuri Seruka TV. Tubanje gusuhuza inshuti zacu z'akadasohoka zidukurikirana mu mpande z'isi, mu mpande z'iki gihugu. Tubahaye ikaze. Twari dukumburanye rero, ariko uyu munsi turahabaye kugira ngo twongere tubane mu ijambo ry'Imana, dufatanye gusenga, tuganire nk'uko tumaze iminsi tubikora. Muri studio rero dufite umushyitsi twabatumiriye mwakunze cyane rwose, no muri comment mwarabitubwiye. Twongeye twamugaruye, tugiye kumwakira. Inshuti zacu za vuba arababwira amazina, ariko abo dusanganywe musanzwe mumumenyereye. Reka tumwakire. Ni umugabo uzi kwivugira, arabibwira, noneho namara kubibwira afite n'agaseke yatuzaniye, turafatanya kugasangira kuko muri inshuti zacu twabwiye ko ntacyo twabima. Ubwo reka tumwakire, turahita dukomeza twumva n'agaseke yatuzaniye. Kandi tubashimiye buryo ki mwabanye natwe, twagiye tubibona mu makomenti, muri byose uburyo mubana natwe, turanezerewe. Mukomeze mutube bugufi, nta kintu muzatuburana. Imana iduhana umugisha. Karibu kuri Seruka TV. Arakoze umukozi w'Imana kandi Jean Baptiste kongera kudutumira. Ayashize igihe tudaherutse hano, ariko kubwo kumva ubutumire bwiwe niyumvishemo ikaze, ndavuga ngo reka nongere nzi. Kwa tanzi nitwa Reverend Pasteur w'Umuhoza Aimable, nkaba umukozi w'Imana. Imana yahamagaye mu gihe nk'iki ngiki gikomeye ngo dukore umurimo wayo. Ubwo rero uyu munsi turongera tuganire ku ijambo ry'Imana. Mwakomeje kujya mutubwira ngo mwarabikunze, kandi ko ijambo ry'Imana ryo gukundwa koko. Uyu munsi rero turaza kuganira. Ndi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri, nkaba ndi pasiteri, nkaba nturutse mu Ngororero. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turavuga kuri Yesu, turaganira kuri Yesu. Murakoze. Tutaratangira n'ijambo ry'Imana, reka nkubaze ikibazo abantu bamaze iminsi bari kwibaza ku byerekeranye n'imisengere y'iki gihe, n'imbaraga z'Imana zabaga mu bantu ba kera tugihamagarwa. Ubibona uti? Ni izihe nama waha abantu bakizwa ubu ngubu n'abafite intego yo gukizwa, cyangwa bari mu ntege nke bashaka kujya mu mbaraga kugira ngo babashe kunezeza Umwami Imana, bari mu Mana neza, bakora neza imirimo Imana yabahamagariye? Ubibona ute? Ni izihe nama wabagira? Ni ukuvuga ngo n'uri imbere yo kugira ngo tugire ikindi tuvuga, gusenga aribyo bya mbere. Nagira ngo dusenga Imana, ubundi dukurikizeho gusubiza ibibazo mumbajije. Uwiteka Imana yacu, Imana nkuru kandi Imana iteye ubwoba, Imana ikomeye cyane, Imana yahozeho kandi izahoraho, Data wa twese dukunda, waduhinduye ubwoko bwawe. Ntabwo turi ubwoko, ariko
wohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aducungure kandi kugira ngo agakiza kagere mu banyamahanga. Tutwara abanyamahanga ntabwo tutari tuzwi, ariko Yesu amaze kuza aduha agakiza ke karaza kanatugeraho. Ubutura ubwoko bwawe wabwicyubahiro. Kano kanya Mana tugiye kwinjira mu kiganiro, wino bane natwe kuri televiziyo, kandi Uwiteka Imana abantu bose bari bwumve ibiganiro tujye kuganira. Uwiteka Imana bagiye bakora bikene no bashyira, kandi buri muntu wese Uwiteka Imana ufite inzara n'inyota umuhe anywe kandi arye ahage, kuko ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Barabuze imbaraga rero, reka baterwe imbaraga n'umutsima wawe ijambo ryawe. Urakoze rero gahunda zose ziri kubera ahantu uziyemo, kandi tugirire neza, udufashe Umwuka Wera aboneka ahantu kandi adukomeze adusobanurire n'ibindi byose tubasha gusobanukirwa. Urakoze kubyumvishe, kigoje kuri Imana bisabye nizeye mizera y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Urakoze, amen. Amen. Murakoze. Rero kumbaza ngo abantu bumva gute imisengere yo mu minsi ya none. Ngo imisengere ya mbere n'iyungubu ubona ko reka ngusubiriremo itandukaniro. Urabona twakijijwe kera, dukizwa abantu, ubona itandukaniro ry'abakirisitu n'itandukaniro ry'abapagani rigaragara utiriwe ugisha, utiriwe ubaza n'umuntu, ugahura n'umurokore ukahita ubonaho ibimenyetso bigaragaza ko ari umurokore. Ariko imisengere y'icyo gihe n'imisengere y'ubu ngubu n'imbuto z'icyo gihe n'iz'iki gihe ubibona ute? Ni hehe itorero ryacitse intege cyangwa ni hehe ryagwije imbaraga? Nyuma y'uko ubibona wagira abakirisitu inama gute bakwitwara gute, bagenda gute, ni biki basubiraho baretse, ni biki bagabanya, bagize byinshi, ariko tugamije kugira ngo barusheho kuba abakirisitu beza banezeza Imana kandi batume itorero ritagibwaho n'igitutsi cyari cyo cyose. Urakoze. Rero twe twakijijwe kera, bivuga ngo arekeraho agakiza k'umwimerere, ariko nk'uko ijambo ry'Imana mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, bivuga ngo agenda habaho kuvangirwa. Noneho na rya terambere uko rigenda riza, nk'ubu twe twakizwaga abantu batega ibitambaro. Wahora n'umuntu ateze agatambaro ukavuga ati uyu ni umurokore arakijijwe. Bizo no kuvuga ngo Yesu ashimwe, ukabona ko ari ibintu nyine byoroshye cyane, ukabona ko ari umuntu w'umurokore. Ariko wenda si n'agatambaro gusa, n'imbuto ze. Wahuraga n'umurokore, wamubona uko yambaye, ukibwira ko ari umurokore, imvugo ye n'imbuto ze bigahita bigukurura. Hari n'abantu bahoberanaga, sinzi nimba kibaho, bakuzura Umwuka Wera mu muhanda ku buryo babahindura abasazi, ku buryo bajya mu mwuka ukabona abantu bahindutse abantu badasanzwe kubera imbuto zihuye n'amarangamutima, bakishimira mu mwuka. Ibyo nyine urumva niyo mvuga ngo hajeho ibintu byitwa uruvange. Bivuga ngo kubera ko abapagani bagerageje kwishushanya nk'abakirisitu, bashaka kuvuga ngo niba umuntu yambaye ijipo ndende, yakenyeye icyo gitenge, icyo gitambaro, ukumva ko umuntu ari umukirisitu. Niba ngo Satani ikintu yagiye akora, ashaka kugira ngo kuko yamaze kubona ko abantu be bazwi mu myambarire, mu migendere, avuga ati nanjye reka ashyireho abadayimoni bagende bishushanye nk'abakirisitu, kuko cyangwa abakozi banjye bakishushanya nk'abakozi b'Imana. Noneho kwa kwishushanya niho Satani agenda afatira abantu. Urumva ko umujura yashaka kuza kukwiba, hagiye yisanisha n'abo mu rugo iwawe, akabaza uko mukomanga, akabaza uko muvuga, nawe akishushanya nabo. Ubwo n'abakirisitu nabo rero Satani yarabinjiriye, agenda yinjira ikirokore. Ba bantu bamuha bati ngiye niba nari indaya nkaba nambara kamini, bavuga ko ndi indaya, reka nanjye nambara ijipo ndende niyoberanye, bagira ngo ndi umurokore, mbagushe bari bazi ko ndi iki, ndi umurokore. Imbuto nazo rero jambo ry'Imana muzamenyera ku mbuto bera. Umuntu araza akakwishushanyaho akagaragaza ko afite imbuto nziza, ariko nyamara ni ukwishushanya bigiye gitoya. Imbuto wagenzura neza
ugasanga imbuto nazihari. Ubwo rero ariko ikintu nyamukuru nuko imbuto nizo tuboneraho abantu dutandukanye z'abantu b'Imana n'abo bakozi ba Satani n'abishushanya. Imbuto nizo zibagaragaza kuko buri muntu ashobora kwishushanyaho umunsi umwe, umunsi ibiri, ariko ntago byajya mu cyumweru utamenya ko wa muntu uko ari umuntu w'Imana by'ukuri koko. Naho ngaho abantu b'Imana batandukanye n'abantu ba Satani. Abasatani barishushanya ariko byagera ku gihe cyo kwera imbuto zikabura. Ariko umukristo we uko bisa kose imbuto ze ziramuranga byanga bikunda, kandi zihoraho, zigomba no guhoraho mu gihe icyo ari cyo cyose, haba mu makuba, haba mu byago, haba mu byiza ndetse no mu bibi. Agomba kwera imbuto kandi akagaragara nk'umuntu wamenye iki Imana. Muri iki gihe ni gute ubona bagifite indangagaciro z'ubumana nk'iza kera, abantu bagikizwa. Dufate urugero igihe twebwe twakizwaga saa 9:6 gusubiza hejuru, ububyutse bwari buriho, uburyo abantu bubahaga Imana n'uburyo batinyaga Imana, uburyo abantu birindaga ibyaha n'ibisa nabyo. Ni rwo rwego bariho. Ni iyihe nama dushingiye kuri ibyo wabagira? Ni ukuvuga ngo ibijyanye bwa nyine yuko hazaho uruvange. Ububyutse bwa kera ntabwo ari ubw'uyu munsi, ariko wamenye Imana ndazakomeza yimenye. Bishatse kuvuga ngo n'ubundi uwakizwaga n'ubundi azakomeza akizwe, ariko n'abishushanya bazakomeza bishushanye. Niyo mpamvu n'ubundi hajeho kwishushanya cyane. Niyo mpamvu ubona ngo uvuga ngo ububyutse bwa ntabwo bukiriho nka mbere, kandi uko niko bimeze. None ubu ngubu hajeho n'ikintu cyo kuvuga ngo abantu bafunze isengero, abantu bakijya gusenga, byose ugasanga byose byagiye bizana bwa bunebere bwo mu minsi y'imperuka. Uko nuvuga ngo ububyutse bwa mbere n'ububyutse bw'iki ntabwo byahura, kubera ko ubu ngubu turi mu minsi y'imperuka, turi mu buhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Ariko icyo nagira inama abantu ni uko niba waramenye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugomba kumugumaho, ukamwomaho igihe cyose, ukagendana nawe, ugakorana nawe, kandi ukagerageza kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Ushatse kuvuga mu magambo yenda yumvikana neza, nimba numvise neza, ushatse kuvuga ko tugomba kwera imbuto, sibyo? Tugakizwa umuntu atarebeye ku bandi, kandi ibihe ntibitume dutakaza indangagaciro twahoze dufite tugikizwa cyane. Nibyo ushatse kuvuga. Imana iguhe umugisha. Komeza rero, niba hari izindi nama wagira abantu bari gukizwa, cyangwa hari n'abantu baba bari kutwumva ariko akumva agambiriye gukizwa, ni izihe nama wamugira kugira ngo noneho we agire imbaraga zihangana n'ibyo bihe birushya turimo byazahaje n'abasanzwe mu gakiza? We yaza yishingikirije iki kugira ngo abe umunyembaraga, Yesu naza gutwara itorero azasanga ari umukristo ushimwa? Murakoze. Ubundi Yesu ajya kujya mu ijuru yasize adutumye, aravuga ngo mugende mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza, abemera mubabatize. Nubwo mu minsi ya none byabe Yesu yajyaga atubwira, avuga ati mumenye ko mbatumye muri nk'inama mu birura. Ya minsi yadusohoreyeho. Niyo mpamvu rero ngo ngira abakirisitu kugira ngo ufite agakiza yumva ko afite agakiza agakomereho kandi akizwe by'ukuri, kuko ubwami bw'Imana buregereje. Yesu kandi yavuze ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo nzaba namwe abariho muzaba. Rero ngo ntabwo dukwiye gucika intege, ngo ducibwe intege n'ibihe. Niyo nama ngira abakirisitu, uko tugeze mu bihe bikomeye cyane kandi tugeze mu bihe birushya. Mu bihe birushya rero ntabwo dukwiye gucika intege, ahubwo dukwiye kwiyongeramo izindi mbaraga, kuko nta kintu kitubaho Yesu atatubwiye. Niba ngo mbatumye muri nk'inama mu birura, niba ngo nijyavuga ubutumwa byawe, hari igihe uzanarivuga mu gihe kikugoye. Urumva, hari aho uzajya gukubite, hari aho uzajya gutera amabuye, hari aho uzajya bagukwene. Ibyo byose bigamije kugira ngo baguce intege, kugira ngo agakiza kawe kagire gute gacogore. Ariko ashaka kubwira abantu ngo tugeze mu gihe cyo gukizwa, nta kindi kintu turebyeho, tudakuruwe n'ibihe, tutavuze ngo turi mu bihe runaka ngo biratugoye, ngo isengero barazifunze. Niba ngo tugomba gusenga mu mitima yacu. Ushobora no gusura mugenzi wawe, ukagenda ukamusengera,
ushobora gufata Bibiliya y'igitabo cy'indirimbo ukagenda ukajya mu nzira ukabwiriza abantu ijambo ry'Imana, kuko ntago ijambo ry'Imana rivugirwa mu nsengero gusa. Niba tugeze mu gihe cy'uko tugomba kujya mu nsengero, ntabwo bivuze ngo ijambo ry'Imana ngo ntabwo tuzongera kuvuga ijambo ry'Imana kuko twarivugiraga mu nsengero. wenda insengero zo hari n'izihari. Uribuka ko kera abantu bakimara gukizwa umuntu yavaga hano akajya gusengera nko kava i Kigali akaba yajya gusengera aho ku Kamonyi kandi akagira ibihe byiza akagaruka agasenga, yaba atabonye umwanya agashyira agakeka mu nzu ye, umugore we n'abana bakaba bapfukama bagasenga bakagira ibihe byiza. Insengero ntizakabaye urwitwazo, ahubwo ni iyihe nama wabwira umuntu? Ubundi gukizwa ni no mu mutima, no gusenga ni no mu mutima, no kugira ngo Imana ikwemere ihera mu mutima. Ni icyo abantu bakora kugira ngo bagire umutima unejeje Imana. Kuba igisengero naho duteranira tugahana ubuhamya, tugacyazanya, buri wese akaba yayikwambika imbaraga n'ubuhamya bwa runaka n'ubwa runaka, ariko uri n'ahantu wenyine. Hari n'abantu baba bakora akazi ko mu rugo kabagoye cyangwa utuzi dutandukanye batabona n'umwanya wo kujya gusenga kandi ashaka gukizwa. Nawe yakizwaho arategeye no mu rusengero. Ahubwo ni iyihe nama abashobora kujya mu rusengero n'abadashobora kujya mu rusengero bakurikiza kandi bakaba Kristo beza bo bahisha iki? Izina ry'Imana. Icya mbere ubundi buriya kujya mu rusengero siko gukizwa, ubundi gukizwa ni ku mutima. Ku mutima. Ubundi ni ikintu mbwira abantu, ni uko abantu baza tukihana ibyaha. Kwihana ibyaha nicyo kintu cya mbere, ukemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, ukabyemera mu mutima wawe. Icyo ni ikintu cya mbere cyo kwihana. Uko wasenga kose rwaba usengera mu rusengero rw'izahabu rurimo izahabu, utihanye nta kintu byakumarira. Ndabwira abantu bagira inama ngo babanze bihane, nibamara kwihana bakurikizeho basenge, dusenge Imana ko dufite n'umutima yacu yihanye, dukeye mu mitima yacu tuba ko nta bintu biducira urubanza. Ukuvuga ngo byanga bikunda turi mu isi yanduye, niyo mpamvu igihe cyose umuntu agomba guhora yihana uko bwije n'uko bukeye. Akavuga ati njyeweho Mana, niba ugiye kuryama ukabanza ukihana kuko ntabwo uzi uko uri bugende. Niba ugiye kujya ku rugendo, urugendo rwawe ukabanza ukaragiza Imana, ukabanza ukaturira mugenzi wawe akagusengera, ubundi ukagenda wumva mu mutima wawe hakeye. Uko mu rugendo ntubuze uko. Mu rugendo ntabwo uzi uko uri bugende. Uko bwo Kristo nyakuri wo kwihana, naho kugendera mu kigare ngo ndakijijwe, ngo narabatijwe, nagize gute, ibyo ntabwo ariko gakiza. Agakiza ni ukwihana. Wamara kwihana, iyo umaze kwihana rero ukora imirimo myiza. Umaze gukora imirimo myiza wera n'imbuto nziza. Kuko ijambo ry'Imana ngo bazabamenyera ku mbuto bera cyangwa se imbuto zabo. Imbuto zacu rero nizo zitwemeza ko turi iki? Turi abakirisitu. Kabone n'ubwo abantu babyirengagiza, ariko wowe ukaba uzi neza ko wera imbuto nziza kandi ko mu mutima wawe harimo gukiranukira Uwiteka Imana yacu. Murakoze. Imana ibamugisha. Na twegera umusozo, reka ibintu uvuze nanjye numva nibyo, kuko ari abantu bibwira ko gukizwa ari ukujya gusengera mu rusengero rw'abarokore gusa. Ntabwo ari byo. Nanjye mba mbona ako kantu barakibeshye. Ahubwo mba numva gukizwa ari ukwihana ibyaha, ukabyatura nk'uko bitubwiye, wamara kubyatura ugafata n'umwanzuro wo kutazabisubiramo. Ari byo twita kwirinda. Iyo umaze kugera kuri etape ya kabiri, uri umuntu wirinda icyaha, unatinya kugikora, unatinya guhagarara aho gikorerwa, unatinya kugendera aho gikorerwa. Ubwo kandi n'abantu bazwi ba ruharwa bakora ibyaha nubwo tugomba kubabyigiriza, ariko utangira kwirinda ibigare nabo, bakabona ko kuri umuntu wirinda icyaha n'igisa nacyo. Noneho etape ya gatatu, iyo umaze kwihana no kwirinda icyaha n'igisa nacyo, usigara wumvira Imana. Ahubwo nakubaza nk'umushumba, ni gute umuntu yakumvira Imana? Kuko hari abantu bavuga ngo kumvira Imana ariko ntibumve kumvira Imana ibyo ari byo. Umuntu yakumvira Imana mu buryo buhe, bungahe, gute? Murakoze. Kumvira Imana wenda kugira ngo abantu babyumve neza, ntago Imana izaza ngo ikubwire gukina gutya ngo numvishe Imana wenda yambwiye ibi n'ibi myumvire. Hari abivugisha ariko ntabwo ari amahirwe ya twese. Ntabwo ari amahirwe y'abantu bose. Kumvira Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka. Uko rero kumvira Imana, ukanga ibyo idashaka ugakora ibyo ushaka. Uko niko kumvira Imana nyako. Ukubaha abantu, ukubaha abayobozi bawe, ukubaha ababyeyi, ukubaha abavandimwe,
ujye wubashye abavandimwe uba ukoze warimo kubaha n'Imana. Iyo wumva inama nziza za mugenzi wawe urimo kumvira Imana. Niko kumvira Imana rero nyakuri ni gukora iby'Imana ishaka, numaze kubikora urimo kumvira Imana. Uko niko kumvira Imana nyakuri. Abantu bashobora kwibaza ngo ese ni hehe Imana ivuganira n'abantu muri rusange, uburyo hatagira umuntu witwaza ko Imana itavugana nawe. Waturangira ahantu nka habiri cyangwa nimba hanarenze abantu bavuganira n'Imana ariko batabizi ntibamenye ko bavuganye n'Imana, akabifata minenegwe ku buryo ko ku munsi w'urubanza yazabazwa impamvu atumviye Imana, kandi nyamara muri bwa bumenyi bwe buke cyangwa muri kwa kutabyitaho ataramenye ko yavuganye n'Imana. Ubundi kuvugana n'Imana kwa mbere ni mu isengesho. Urimo gusenga uburyo urimo kuvugana n'Imana. Aho hantu uhaganira n'Imana mu gusenga. Ahandi hantu ushobora kuganira n'Imana ni cya gihe urimo kumva ijambo ry'Imana wagejejwe wewe n'umuntu runaka. Ushobora no kujya kuri YouTube mw'icano ya Seruka TV ukabatirikana umvi ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari ahantu Imana irakuganiriza urimo kumva cya kiganiro uko kira kigucengera, niko ugenda burya urimo kusabana n'Imana. Noneho kubw'ibyo ngibyo umwuka wera akakuza ku mutima. Uko mugana n'Imana n'umwuka wera araza akakumvisha. Uko byanga bikunda umuntu wese afite umwuka umwereka ikiza n'ikibi. Buriya ngo aho hantu uko ari habiri kumva ijambo ry'Imana, gusenga aho hantu uko ari habiri ni ahantu umuntu aganirira n'Imana. Ahandi ha gatatu muri Bibiliya. Abantu ntabwo bajya bamenya ko no muri Bibiliya baba bari kuganira n'Imana. Irimo gusoma ijambo ry'Imana nyine urimo kuganira n'Imana. Imana rero iguhe umugisha. Ikibazo cya nyuma dusoza, ni izihe nama wagira abanyamatorero ku buryo Imana n'abakozi bayo babyarira Imana abana bashya mu itorero bakabura kirera? Niki wagira inama ku bashumba b'iki gihe ko mbona abantu bavuka muri iki gihe badafite gikurikirana, badafite kirera? Nihe nama watanga? Ari nabyo biri gutuma ubugwe bwinshi muri iki gihe, kuko abana baravutse ntibahabwa amata y'umwuka, ntibahabaho na sosoma yo mu buryo bw'umwuka, impuguro, impanuro, kubatoza gusenga no kubaha Imana, kuba abantu bakomeye birinda icyaha n'igisa nacyo imbere y'Imana. Ubona ni izihe ntege nke abashumba bagize, bakora iki ngo ibyo bintu byirindwe kugira ngo tugire abantu bakuze mu buryo bw'umwuka? Ko muri iyi minsi ubona ko abantu bari kugenda batakaza igikuriro cyo mu buryo bw'umwuka. Murakoze. Ubundi buriya ari ikintu bita inshingano z'abashumba cyangwa se inshingano zo mu nzu y'Imana. Ubundi bango y'umuntu niba ubwirije umuntu ubutumwa bwiza agakizwa, ubundi wakabaye umukurikirana. Mba numva ubu mubyaye ahubwo aba ari umwana wawe. Umwana niba avutse umubyaje ubutumwa bwiza ugomba kumukurikirana, nk'uko Pawulo yajya akurikirana ba Timoteyo n'abandi, akavuga ati bana banjye mujye mugenza gutya na gutya. Bari ngo mu minsi ya none ubona ko ntago abantu bagikurikiranwa. Umuntu baramukurikirana bamara kumubatiza ugasanga bwo birangira aho ngaho ukumva ko yakuze. Ariko ubundi mu by'ukuri ntago ariko bikwiye kugenda. Abashumba bagenzi banjye nanjye ndababwira, nanjye nibwira nuko niba hari umukristo twungutse twagombye kumukurikirana, tukamenya ahantu ataha, tukamenya n'imibereho ye. Uko byagiye umuntu azajya mu rusengero akumva aroroheye ku mutima, ariko yagera muri famiye ugasanga n'undi bamusubije hasi, bamunamuyemo rya jambo ry'Imana nka Samusoni. Ubwo bivuze ngo nk'abashumba icyo twagombye gukora, twagombye gukurikirana abo bana baba bavutse mu buryo bw'umwuka, tukabareresha uburyo bw'umwuka kugeza igihe bazakurira. Kandi uzi ko n'uburyo nta n'umwana ukuri iwabo, umwana akomeza avuga ngo papa, akomeza avuga mama, akabona nubwo yashaka urugo rwe akomeza avuga ko ababyeyi akomeza akavuga ati papa mama, yajya iwabo akavuga ati ngiye iwacu, ngiye kwa mama.
na papa. Ubwo rero mu by'ukuri nagira ngo mbwire bagenzi banjye bashishikariza nishishikariza ko tugomba gukurikirana inama ziba zavukiye mu rugo iwacu, ariho mu rusengero cyangwa se mu murimo w'Imana. Nshatse kuvuga ko bagomba kubasura bakabasengera, bakabereka n'imitego Satani akunda kunyura amatega abantu kuko baba bakiri abana bato mu buryo bw'umwuka. Imana iguha umugisha. Sam, murakoze.